Bakunzi ba Dede Fashion TV, nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe. Ni Dede, ndabashimira mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mutarayikora nagira ngo mbashishikarize kuyikora kugira ngo dukomeze twige, dukomeze twiyungura ubumenyi, dukomeze twaguke muri byose mu kumenya fashion. Ese fashion ni iki? Ese ni iki ushobora gusobanukirwa mu bijyanye na fashion? Byose uzajya ubisanga kwa Dede Fashion TV. Hanyuma uyu munsi tudatinze, ndashimira buri umwe wese ugenda anyereka ko yifuza kumenya, hari ibyo yifuza kumenya. Ndashimira abantu bari hanze y'igihugu, abantu bari mu Rwanda, abantu bari muri East Africa, abantu bari mu bihugu by'i Burayi, Amerika n'ahandi hose. Mwese mukunda ibiganiro byacu, byaba byo kuri Holiday TV Show, byaba byo kuri Dede Fashion TV, mwese ndabashimiye cyane kandi urukundo rwanyu turarushima. Rero uyu munsi tudatinze tugiye kuganira, ngiye kubabwira uko umuntu akata ishati isanzwe, cyangwa se mujya mubona ishati zino nyinshi za made in Rwanda, zino z'abagabo. Ese zidodwa gute? Ese zipimwa gute? Ese ubundi bigenda gute? Uyu munsi tugiye kuganira ku ibintu by'ingenzi ushobora kwitwararika ugiye gutangira kwiga kudoda, cyangwa se ibikoresho waba ufite. Nzagenda mbereka buri kimwe. Ese waba ufite iki? Ese usabwa kuba ufite ibihe bikoresho kugira ngo utangire kwiga kudoda? Uyu munsi tugiye kubivuga muri teori, nzakora indi video igenda ibibereka. Kugira ngo ubashe kwiga kudoda ugomba kuba ufite ubushake, ubikunda, ufite n'ubushake. Kuba ukunda ikintu ni icya mbere, no kuba ufite ubushake bwo kugikora nacyo ni icya kabiri. Iyo byose rero ubifite rwose ibintu bigenda neza cyane, umenya kudoda mu buryo bworoshye kubera ko ufite ubushake bwo kubyiga ndetse no kubimenya. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba ufite igihe ndabivuga mu buryo bumwe. Ntabwo wakwiga kudoda amasaha abiri cyangwa isaha imwe. Ugomba kubyiga ukabimenya kandi ukabiha igihe, ukavuga ngo iki gihe ngiye kwiga wenda amezi 6, nzajya niga iminsi n'iyi, kandi nzi neza yuko ibyo bintu iyo ubishyizemo ubushake warangiza ukabiha igihe, nta kintu gishobora gutuma utabigeraho, nta cyagukoma mu nkokora mu yandi magambo. Ikindi cya gatatu, ugomba kuba ufite imashini yawe. Apana kuvuga ngo ndagenda ngo ku muntu ngo nyigisha ngo ibiki. Ibi ngibi ndimo kwigisha ntabwo ndimo kuvuga ngo ni ibintu wakora udafite imashini. Ugomba kubikora ufite imashini of course. Ugomba kubikora ufite imashini, ugomba kwiga ufite imashini, ku buryo ikintu cyose ndi bukwereke cyangwa se ikintu uri burebe kuri no video ugikora muri pratique, ukareba ko ibintu navuze koko ari byo. Kuko nshobora kuvuga ikintu mu by'ukuri atari cyo, ariko wowe igihe ufite cya gikoresho biba ari byo. Urabigenzura nyine ukareba ese ibi navuze koko nibyo. Yego. Hanyuma tuvuge winjiye mu ishuri, wageze mu ishuri nyine watangiye kwiga. Ikintu cya mbere ugomba kwinjirana mu ishuri, ugomba kwinjirana ikaye, ukinjirana ikaramu. Ubwo mu bintu byose tuzajya twiga ugomba kuba ufite ibyo bintu. Ugomba kuba ufite ikaye, ufite n'ikaramu igufasha kwandika ibyo bakwigishije, cyangwa se izagufasha kwandika ibyo uzajya wigira ahangaha online. Ikindi ugomba kuba ufite metero ino bayita metero bushumi, no metero ipima kugeza ku 150 muri santimetero, no mu mibare minini hose ukaba uyifite iyo metero. Ikindi, ntago wakwiga kudoda udafite umukasi.
ugomba kuba ufite umukasi mushyashya, ufite urudodo, ufite udukoresho tw'ibanze, nzagenda ntubereka kamwe ku kandi. Rero ibyo byose iyo ubifite uba watangiye kwinjira muri gahunda yo kwiga kudoda. So amahirwe masa ku bantu mushaka kwiga kudoda, ni utunama dukeya nagira ngo mbahe. Buri muntu wese wumva abishaka kandi abifitemo ubushake rwose, mukomeze mukurikirane ino channel yanjye Dede Fashion TV. Ndabizi neza ko muzagenda mukuramo ibintu byinshi byiza kandi ntabwo muzicuza. So ndabashimiye, ndasaba wowe utarakora subscribe kugira ngo uyikore, twese dukomeze kuryoherwa. Kandi mwese nzi ko igihe cyose uzaba urimo kureba ino video utazicuza. Ndabashimiye cyane. God bless you.